inzahare za Theo n'aba YouTubers mwese ntugakuremo. Reka nkubwire ikintu kimwe, muri inzahare ntago reka uzima ngo mbigukoze nuko YouTube irabasajije abana b'abahungu n'abana b'abakobwa. Turasaze hano turiruka n'abamama n'abapapa n'abareko twese turasaze. Reka mbivuge, reka nanjye nishira kugira ngo hatagira umuntu uvuga ngo ko yaduputse cyangwa gusa ngewe ntago nge ndi nzahuke. Uti kubera iki hari umuntu udashaka kupostinga ifoto ye kuri social media atayieditinze, atakoresheje filter, atiyongereye amabuno, atishizeho ingohi, donc akavuga ati iyi ngiyi ni bitariho filter ntingaragaza uko nshaka. Deje umuntu muri we already we aribeshya nubwo atekereza ko arimo abeshya bari bumurebe, deje aribeshya muri we. So ni ibyo twemera aba ari byo tunagaragaza. Kewe ubuzima bwanjye bwiza bwabaye naramenye Imana. Bigize gutira umusemuzi wacu muri eglise, numva ndanababaye, ndavuga numvaga mfite iryo shyaka, numvaga bifite ahantu bibira muri jewe, ariko nkitinya nkivuga ngo Mana busegewe mvuye mu isi nari umupagani ntacyo ntakoze nkumva I'm not worth it. Kumenya umunsi wa mbere rero usemura naratitiye. Hari igihe nahagaze hariya numva umwenda wanjye umeze nkaho watose ahantu hose, numva nimeze nkaho nanyagiwe, nakikoraho nkumva ariko nkumva mu mutima ndatosa ahantu hose. Donc Satana aguteza ibintu hariya ahantu ukavuga uti gukomana yanjye. Ariko ngewe nemera yuko umukristo aho ava akagera wasobanukiwe neza ijambo ry'Imana, udasoma Bibiliya yicuritse. Kuba umuntu yambaye ikanzu ngufi, kuba umuntu yambaye ipantaro, noneho ari impuzangano. Uyu mwana w'umukobwa wambaye ikanzu ngufiya kubera yuko ari dress code yo ku kazi, nta intention mbi afite, indangagaciro ze zizwi kandi zigaragara, icyaha bakoze n'iki mwakinsobanurira? Nta cyaha bakoze. Yambaye ijipo ngufi gusa. Abo bantu birirwa bambaye imyambaro wa jiji president n'akanyondo nibo banyamatiku, nibo banyeshyari, nibo batababarira, nibo barozi, kandi bita ngo niki ngo ni abantu b'Imana. Ubundi ninde wabahaye umwambaro w'ubucamanza? Ninde? Uzikura mwenda ushaka kuwambara kubera kuverture y'Imana ikuriho. Nababaga ujya kona ukanamara kubita kwa kwibuno, wowe wahaca ntashoboye no kugira ikintu na kimwe gukoraho kubera kuri ubuntu bw'Imana, uriho igitinyiro cy'ubumana, uriho grace y'Imana, bakakubaha gusa. Amahoro y'Imana bane namwe inshuti mwese mukomeje kudukurikira bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Turabifuriza rero kwineza y'Imana ikomeza kubana namwe. Niba udukurikiye aka kanya nakubwira ko uri umunyamahirwe, uri umunyamugisha, kuko Imana uyu munsi yakugiriye ubuntu n'amahirwe byo kubujyumeka umwuka w'abazima. Impamvu rero ujyumeka umwuka w'abazima, hari amasezerano yagusezeranyije, hari ibyiza yakuvuzeho, iracyakurinze kugira ngo ibisohoze, kuko itabisohoje yakwitwa inyakinyoma kandi ntibibaho. ni Imana isezeranya yarangiza igasohoza. Ikindi umugambi wayo nuko uzajya kubana nayo mu bwami bw'Imana muri paradizo, ukaruka imiruho n'imihate n'ibabaro bya hano muri iyi si. Ariko irashaka rero kuzagusarura nk'umukiranutsi. Iracyaguhaye amahirwe ngo ukosore ibyo utatunganije byose. Ngaho rero nezerwa kandi wishime, ubundi ushime Imana, uharane no gukora imirimo myiza. Twicaye kuri Coffee Eden Park, hahandi bagira jardin nziza, bakira ubukwe, bakira ibindi birori bitandukanye, bagira n'igikoni cyiza, botsa inkoko, botsa ihene, ikindi bafite na coffee na baga nziza. Tugiye kuganira rero n'umukozi w'Imana, ariko noneho seveye iraremereye cyane. Buri munsi agenda hiyongeraho ikintu. Kimwe ni umukristo, ikindi cya kabiri ni umubyeyi, icya gatatu noneho rero ni umwe mu bakobwa b'abastari babayeho mu Rwanda, kuko yatangiye kugaragara mu ndirimbo kera cyane. Ikindi yaje gukizwa rero ni umwe mu basemuzi beza igihugu cy'u Rwanda gifite, bavana ikinyarwanda
bajya mu gifaransa, bajya mu cyongereza, bajya mu giswahili, no kuva muri izo ndimi nabwo ugaruka mu kinyarwanda. Ikindi ni umukinnyi wa filime, abantu benshi baramukunda, ukongeraho noneho ko yatangije ndetse akaba ari n'umuyobozi w'inzu y'imideri ndetse inahanga imyenda yitwa Isha Collection. Yambika abasitari batandukanye, yambitse Meddy mu bukwe bwiwe, yambika ibyamamare tuzi hano mu Rwanda birimo nka Knowless n'abandi. Urumva ko uwo muntu rero CV yiwe iraremereye. Twagira ubuntu bwo kumwakira rero, tugiye kuganira ku rugendo rwiwe, ku buhamya bwiwe. Ikindi tugiye kureba nono ni Imana ivuga ku gukunda umurimo. Hari igihe mu rusengero bajye bakiritika ngo duhera kwa mbere kugera ku cyumweru turi gusenga. Hari n'akazi cyangwa imwe mu mirimo abantu badakora kubera ko bakijijwe, banavuga bati no, muba mwavangiwe. Ibyo nibyo tugiye kuza tuganiraho rero. Munyemerere twakire Mama Gatarayiha Angelique. Muraho neza? Muraho Christian. Tubahaye ikaze. Murakoze. Nari ndimo mvuga CV yawe yose, mbonye body language yavuze ati uwo ni njyewe. Reka uravuga ibintu byinshi cyane nkumvuga uranyishe. Reka cyuvuga ko ni Mama Angelique, ndi umubyeyi kandi ndi umukristo. Ibindi rwose mba numva nibyo dukoresha nyine nakundi, ariko kuri jewe ibyo birampagije. Kuba ndi umubyeyi, kuba ndi umukristo. Ariko nibyo navuze nibyo ntago nabeshye. Ndabikora rwose ntiwabeshye. Njyewe ntago nabeshye. Reka mbere ko dutangira rero ubanza udushyira imbere y'Imana, kimwe twakira amavuta yawe, ikindi n'iki kiganiro kugira ngo Imana izatuyobore kigende neza, kizaba umugisha aho kizagera hose. Wow, thank you. Reka dushime Imana. Uwiteka Mana igira neza, Imana y'ubuntu n'imbabazi, turagushimye kuri uyu munsi, umunsi udasanzwe mu buzima bwacu, umunsi udasanzwe no ku Banyarwanda, umunsi wa liberation. Igihe Mwami Imana ikomeye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyongeye Mwami Imana kuvirwa n'umucyo, ubwo databuja wera waruhagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni umunsi twibuka ukomeye kandi databuja wera duhora tugushimamo. Watwemerera rero kuba turi hano uyu munsi kugira ngo databuja wera tuze no kuganira Mwami Imana na Christian, tuvuge Mwami Imana ikomeye ku mirimo ihambaye, ku buntu bwawe, imbabazi zawe. Nuze ubane natwe kandi utwemerere databuja, ntituvuge amahomvu, ntituvuge ibidafite umumaro. Reka ibyo tuvugira aha bigire uwo bigirira umumaro, hagire ugira icyo atwigiraho, hagire ugira icyo yunguka, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nuhabwe ikuzo n'ishimwe none n'ibihe byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Hari umuntu usenga ukumva neza ubwiza bw'Imana burimo buramanuka, burimo buratemba aho hantu. Nizere ko namwe mudukurikiye iri sengesho ritumye ubwiza bw'Imana butemba aho ngaho muri. Angelique Gatarayiha. Ese undi amazina yawe ni Angelique Gatarayiha cyangwa Gatarayiha? Gatarayiha ni izina ry'umutware wanjye, nitwa Angelique Uwamariya Gatarayiha, nk'umugore nyine w'umutware wanjye. Ujya wumva iyo Revera Dr Antoine Rutayisire arimo aserereza umufasha we, ariko ari blague arimo atera ngo mwanyumviye ngo umugore ngo witwa Rutayisire. Akanasobanura Rutayisire icyo bivuga, yabishimije Gatarayiha aho mbereye umugore we mu buryo bwemewe n'amategeko, legally. Kubera iki warifashe se? Kubera yuko ukwifuza kwacu kuzaherera ku mugabo, kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. Kandi kwitwa izina ry'umuryango numva atari ikibazo, numva ari byiza, numva ari ishema. Igihe cyose ibintu bimeze neza numva ari byiza. N'abana nabo bafite izina rya papa wabo? Abana bitwa amazina yabo kuko twasobanukiwe icyo izina rivuga. Kubera iki batongeye izina ry'umuryango? Izina ry'umuryango naryo riba rihari, ariko naje gusanga buriya Umunyarwanda yaravuze ngo iso nta kwanga akwita nabi. Hari igihe izina, ntago mbivugiye ku mazina yacu bwite, ariko mbivugiye muri rusange. Hari igihe izina rikora umuntu, hari igihe izina rihindura destiny y'umuntu. Yabesi yigize gusenga Imana, aravuga ngo icyampa ukampindurira izina, ukampa umugisha. Arakomeza ukandinda ibyago n'umubabaro n'ibindi byose. Ngo Uwiteka
arabimuha arabikora kuko izina ya Besi ryavuga ngo namubyaranye umubabaro, yari agahinda, yari ishavu, kandi koko yabaye rejected, ava mu muryango we ajya kuba inguguzi, niko Bibiliya ivuga, ajya kuba namuroba, aragenda ajya kubiharamagara kugira ngo yongere agire icyaba, ariko aza gusobanukirwa yuko uwo muruho n'ibyo bintu byose birimo bimugendaho ari ukubera izina bitari ryiza. So abana bacu rero bitwa amazina y'umugisha, dufite Hirwa, tukagira Igihozo, tukagira n'Umuhoza. Okay, hari umutipe mbere yuko ntangira iki kiganiro nabwiye ko tuzaganira, ambwa turiya mu mama ndamukunda, ni benshi bambwiye ko bagukunda, arambwa ati ahubwo mumbarize afite abakobwa ko nazishimira ko yambera amabukwe. Ubwo yahise abumvamo rero, ubwo ibindi kino kiganiro ubwo butumwa bukoresha icyo ashaka. Tugiye kuganira na Mama Angelique, umukozi w'Imana mu buryo bwo gusemura, wasemuriye abakozi b'Imana bakomeye. Njyewe nakubonye uri musemurira Apostle Dr. Paul Gitwaza, nakubonye usemurira Apostle Mignone, hari abandi bandi? Abakozi b'Imana maze kugira amahirwe yo guhagarara iruhande nkuru umurimo w'Imana ni benshi. Apostle Paul Gitwaza n'umubyeyi wanjye mu mwuka, Apostle Mignone Kabera ni nk'umuvandimwe twakuriye ahantu hamwe. Hanyuma abandi bakozi b'Imana ari abashyitsi bagenderera itorero ryacu bakomeye, harimo abadokiteri, harimo abaprofessors, harimo abanyapolitiki bakomeye, harimo abaekonomisite bakomeye. Abakozi b'Imana mu nzego zitandukanye narabasemuriye, nasemura na rimwe muri symposia, mu gihe nk'umukuru w'igihugu arimo avuga ama speech ahinduranya ururimi nkaza kugarura mu rurimi runaka. So ni ubuntu budasanzwe, ni impano idasanzwe nishimira kandi ntafata gutya gusa. I don't take it for granted. Shima Imana kubw'ibyo. Yego, urakoze cyane. Hari abantu bagiye baza bati ariko Mama Angelique ni umunyamwuka we, umuntu hagana na Apostle Dr. Paul Gitwaza agahagarana na Mignone, nabo bandi tubwiye bose. Ati bura ntaba yabanje gusenga nk'ay'icyumweru kugira ngo agane n'abari abantu tubona ukuntu baba bajyana, wagira ngo abatekereza ibyo ndani matekereza, bigenda bito ubundi mubikora muti? Ntabwo nzi ukuntu nabisobanura, ariko nkunda kuvuga kenshi yuko ikintu Imana yaguhaye cyayo iyo ugikoreramo ntabwo uvunika. Yes, gusenga ni ngombwa kuko iyo uhagararanye n'abakozi b'Imana ugomba gusenga, ugomba kwiyeza, gusaba ubuntu bw'Imana kukubaho, ariko ikiruta byose ugomba gusaba kugira ngo umwuka ubariho cyangwa ubarimo ukubeho. Abantu bakunda kuvuga ngo amavuta yaba mbeho, ariko ntabwo ari amavuta yawe, buri muntu afite anointing ye, ahubwo umwuka umurimo, umwuka umuriho akorane nanjye. Nibutse umugaragu w'Imana Mose arimo aburana n'Imana cyane, adashaka kujya mu ivugabutumwa, nduzi ko ari ivugabutumwa kujya gukora, yaragiye gukora umurimo uri apostolic so far, yari intumwa uriya, yaragiye gukora umurimo wo kugarura ubwoko bw'Imana, ariko akomeza yagwinga kubera ko yari afite ikibazo cyangwa se ubumuga bwo kutabasha kuvuga, kwexprima neza. Hanyuma Imana iramubwira ngo mwene so Aaron ngo azakubera akanwa. Uriya Aaron ni patriarche w'abasemuzi. Uriya niwe patriarche wacu. Rero Imana iramubwira ngo azaba akanwa ka mwene se. So tugendera akanwa ka mwene se, ariko yavuze ko umwuka we awumuhaho. Ni ukuvuga ngo ni umwuka urimo ukorana w'Imana uba ukorera kuri uwo muntu, uwo mwuka uba uri connecte nawo kugira ngo mubyumve. Binabaho ko hari igihe umukozi w'Imana ajya kuvuga nk'ikintu wowe ukawacyumvise mbere, gusa nuko ubutagomba kumutanga, ariko hari n'igihe usanga mukivugiye nka rimwe. Nibwira yuko rero ni ubuntu budasanzwe ntagomba gusengera. Yes, akasoma ijambo ry'Imana, ukanamenya n'amakuru hirya no hino, kuko abavuga ubutumwa batanga ingero zitandukanye bakoresheje nature, bakoresheje amakuru ariho, amakuru agezweho ya politika, y'ubukungu, aya technology. So ukagerageza kumenya ayo makuru yose, cyane cyane ariko ushingiye kuri Bibiliya. So turabisengera kenshi, ntabwo umuntu ajya gusemura
bimutunguye kenshi umuntu asemura yarabitegujwe ariko niyo bigutunguye Uwiteka umwuka we akomeza kubesha kuri wowe. Urakoze cyane. Mbere y'iminota 10 ngo ujye ku gatuti gusemurira umukozi w'Imana, niki kintu ukora? Niki kintu nkora? Nsenga isengesho rigufi cyane udashobora kwimagine. Nanjye ngiye kuvuga rero mu Kinyarwanda usemure mu Gifaransa, iryo sengesho ni irihe ukora mu minota 10 ko bishobora kuza kuba? Seigneur, que l'esprit de cet homme ou de cette femme de Dieu soit sur moi au nom de Jésus. Amen. Wow, urakoze cyane. Reka rero tugaruke kuri Angelique. Hari abantu bakubona bakavuga ati Angelique buriya se ni umunyarwanda ubundi? Ego. Umuntu uvuga Igifaransa kuriya? Ndi umunyarwanda wuzuye. Ndi umunyarwanda. Data ni umunyarwanda, mama ni umunyarwanda, nyogokuru ni abanyarwanda. Igifaransa n'Icyongereza n'Igiswahili uvuga kuri wabikuye he? Ni impano y'indimi. Ni impano y'indimi, nizi ndimi muri secondaire nize lettre kera hakibaho lettre, ubu ngubu bisigaye ari zimene ubanza. Yego. Ari ibintu ngo byahere banza ari zimene ubu ngubu, ariko ngewe nize lettre muri groupe scolaire Saint-André ndetse n'Isave. Yego. Rero nibaza ko ari impano kuri jye, mbona ari impano kurusha uko byaba amashuri n'abanarize. Wabitangiye gute? Ibiki ibyo gusemura mu rusengero? Ngeze mu rusengero, nageze mu rusengero nyine harimo abakozi b'Imana bigishaga mu Gifaransa, abanyekongo n'abandi bari barize muri Kongo Igifaransa aricyo kiboroheye, hanyuma kenshi bagasemurirwa. Buriya Icyongereza cyaje muri Eglise nyuma. Icyongereza cyaje muri Eglise mu bihumbi 2000 mu buryo buri fluent, mu bihumbi 2007, kuva mu 2007 kuzamura nibwo Icyongereza cyaje cyane muri Zion Temple. Ubundi cyakoreshwaga mu biterane iyo twabaga dufite abashyitsi bavuye mu bihugu byo hanze hirya no hino, hanyuma hakabaho gusemura. Umuntu wa mbere nabonye akanyimpressiona asemura n'umupastori, icyo gihe yarata pastor I think James, yasemuraga akamanuka ibyanditswe nkaba impressed, nkavuga wow. Ariko urumva we agasemura mu Cyongereza ariko nkabikunda, nkakunda uburyo yinjiramo neza, uburyo asemurira abantu neza. Ndibuka ko hari igihe bigize gutira umusemuzi wacu muri Eglise, numva ndanababaye, ndavuga ubu nta muntu washaka gukora ibi bintu hano. Baramurekrise? Ntago bamurekrise, twaramutiye muri Rwanda for Jesus I guess. Pastor Mimi I think. Yes. Nuko ubwo araza nyine aza kudufasha igihe nari ntaratangira gusemura, ariko buri gihe uko abantu basemuraga numvaga mfite iryo shyaka, numvaga bifite ahantu bibira muri jewe, ariko nkitinya, nkivuga ngo mana busegewe mvuye mu isi, nari umupagani, ntacyo ntakoze, nkumva I'm not worth it, nkumva simbikwiriye, nkumva jewe se navugira Imana gute se, nkumva nyine nkumva ntibikwiriye, nkumva nibishoboka, ariko nkumva abantu barimo barabikora ndabaviya. Ni nayo mpamvu iyo bigeze mu kintu cyitwa gusemura ntago ntekereza kabiri. Iyo ntekereje ko hari undi muntu ushaka kuba yumva aguwe nabi kubera ko atarimo kubyumva, cyangwa ko bimo biravugwa nabi, cyangwa ko nta kintu yumva, ahantu hose numva byakorerwa nabikora. Donc biragenda bihinduka bibira muri jye, biratogota, ndavuga aha ntabwo bishoboka. Hanyuma baza gutanga itangazo y'abantu bumva bashaka gukora umurimo w'ubusemuzi. Icyo gihe umuyobozi wacu yari uwitwa Pastor Nyakagaragu, hanyuma nawe nakundaga ukuntu yasemuraga neza cyane, kandi yakoze umurimo mwiza mu gihe cye. Icyo gihe itorero ryari ritarumvwa neza, ritarakomera neza, abantu bibaza ngo ni inzatuka n'ibiki, nawe yakoze umurimo mwiza. Nuko ubwo turiyandikisha tujyamo,
hari abantu bari babizi ko mvuga indimi neza cyane cyane igifaransa sofa icyongereza buriya yewe njya nshimba Pasteur Barbara atangira gusemura ngewe mubona atangira gusemura ko yari yabitangiriye kera kiba muri UK aza gusemura yarasemuye and I was like wow, I was marveled. Nta musemuzi uranyempressiona nk'ukuntu yanyempressiona and aho uko yabaga asemura ko n'ubwo igihe hatangiye kubaho service zisemurwa we yari yatangiye umurimo yarimenyereye yarize Bible yakijijwe ari umwana donc yari imprégné kabisa mbona afite tous les atouts zo kubikora. Pastor Barbara yakwicara amayimene yahaguruka agiye gusemura ngafata ikaye yasemura aposto akavuga Pastor Barbara agasemura ariko nanjye ndimo nsemura ahantu nicaye abantu benshi twaga kwicaranye barabonaga ko narasemuraga ikintu cyananira bagabwirwa nuko Bibiliya zanjye zose zibamo vocabulary Bibiliya zanjye zibamo vocabulary telefone yanjye ibamo ahantu yitwa vocabulary hari n'ahandi none usigaye narashyize na grammar sinayitagaho cyane ariko nayo nasanze ngomba kuyitaho cyane noneho icyongereza nzi kubera gukora muri Nations Unies mu NGOs ariko gikoreshwa kuva muri 94 nari nzi cyo mu biro cya academic cya bya bindi bisanzwe byo mu kazi nyine ariko icyongereza cyo mu nzu y'Imana ndatangira nibaza ko natangiye gusemura tujya mu cyongereza neza mu 2014 na gatatu nibwo natangiye kumva meze nkaho ndi fluent nshobora umuntu ashaka guhagarara hariya yababwiriza cyangwa se yaba ari muri moderation nkaba namusemurira nge nagiye nkura ninyo ariko kubera kugira ambition kubishaka kubimenya kubikunda ariko noneho no kuba narasobanukiye yuko kimwe mu bintu Imana yampaye ni impano yo gusemura irimo. Urakoze cyane ndashaka kumenya umunsi wa mbere rero usemura. Naratitiye. Byari bimeze gute? Numvaga mfite ubwoba ubundi ntago ntinya public ariko public y'Imana ibifite ikindi kintu ibifite indi cover ibifite hari ubundi buremere ibifite so navugaga what if hakazamo nakaka nawuze nkubwira Satani akakubwira atego ko urahagaze rero ugiye kwihandagaza uvuge hari igihe nahagaze hariya numva umwenda wanjye umeze nkaho watosa ahantu hose numva nimeze nkaho nanyagiwe nakikoraho nkumva ariko nkumva mu mutima ndatosa ahantu hose donc Satani aguteza ibintu hariya ahantu ukavuga utego ko Mana yanjye ariko byarashize nko mu kanya gato nibaza ko umukozi w'Imana arimo ndasemurira agomba kuba yarasobanukiwe yuko ntatekanye arafata ukuboko aransengera numva ndakomeye banagiye kuvubwo yarinde niba nibuka neza ni umupastor witwa Muya Richard. Wow. Urasoje cyangwa urangije gusemura uvuye ku gatuti wahavuye umeze ute? Nahavuye ndi empowered nahavuye nambitswe izindi mbaraga nibyo ntekereza nahavuye mpinduriwe umwambaro wahavuye ufite izindi mbaraga uhinduriwe umwambaro urangije uhita ukomerezaho kujya usemura hari byo byaje kuvamo rero umusemuzi abantu bakunda usemura bagafashwa anyway nanjye ndimo mu bantu bafashwa urimo usemura ubwo kwa kunajya gufata agakayimo wandika Barbara arimo asemura nanjye bura utuntu twinshi mba ndimo niga Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe cyane cyubahiro gikomeze kuba icyayo kuko ibi Paulo niyo wavuze ngo hari ahantu Paulo avuga ngo namara kubwiza ngo kugira ngo nawe atagaragarwaho ikindi kintu donc ataba yavuze ibintu ariko at the end of the day akaza gutsindwa cyangwa akaza gusanga hari reproach imuriho iryo niryo sengesho rihora mu mutima w'umuntu w'Imana ubundi. Yego muri iyi kariyeri yo gusemura ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Mu ruhe rwego?
buri muntu wese n'umuhamagaro, nta muhamagaro ubura ibigeragezo cyangwa imbogamizi. Hari izo ugeze uhura nazo? Ntago nabyita imbogamizi, ntago ntekereza ko nabyita imbogamizi, kubera yuko Imana iyo itanze vision itanga na provision, ariko nanone nk'uko bivuga mu itsinda cyangwa mu magroup barimo abantu benshi, ntago haburamo ibintu wumva bitakunyuze, ariko ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kubaho cyangwa tugomba guhindura ama steps yo kuzamukiraho. So mu murimo wose w'umuntu w'Imana, mu rwego rwo ari rwo rwose, abe umwigisha, abe umushumba, abe umuvugabutumwa, abe intumwa, abe umuhanuzi, nibwira yuko in one way or another agira imbogamizi. Habaho maybe kutumvwa, habaho maybe intambara, strifes ziba hagati y'abantu, habaho intambara z'ishyari, habaho, ariko ibyo ni ibintu biba mu buzima bwacu bwa buri kintu cyose tubamo, utwo tuntu tuzamo. Yego, izo ni imbogamizi wahuye nazo. Ndashaka kugira ngo tuganire, hari undi mwana ugukurikira hariya ugufata nka role model wiwe, wumva azasemura cyangwa undi murimo yakora mu nzu y'Imana. Turebe uburyo izo mbogamizi wagiye, navuga ngo uzovakaminga cyangwa wagiye uhangana nazo, ariko harimo n'izo utatubwiye. Nyiswa na Barbara arimo asemurira Pastor Zigirinshuti, avuga niba ari amahurunguru. Arambwira ati pastor, nta cyongereza cy'ibyo kibaho. Ntabwo ariko abaho ni dunk, ni God dunk cyangwa cow dunk ku mase, ariko hari igihe spontaneity y'umuntu, cyane cyane abantu batamenyereye gusemurirwa, ataguha umwanya wa reflection. Ibyo ngese nabyita challenge, kubera yuko mu murimo w'Imana iyo uri umusemuzi uba ugomba kuba uri ebana ton pied mon pied, muba mugomba kugendana intambwe ku yindi. Umuntu noneho mutamenyeranye, utamenyereye jargon ye, utamenyereye imvugo ye, nibaza yuko umusemuzi uwo ari we wese uko yaba ari umuhanga kose, kumushyira iruhande rwa Pastor Zigirinshuti hari ibintu avuga utego pastor. La même chose nka apostle wacu, Apotre Paul Gitwaza, ni umuntu uri very lectured, ni umuntu ugira amakuru menshi, ashobora kukuvana kuri Mont Sinai akagukubita ku musozi wa Himalaya, umusozi wa mbere ku isi burebure, cyangwa Everest. Yego, udasanzwe ukurikira wirebera Hermoni na Sinai na Ziyoni, ari byo wisomera. Yavuga Himalaya cyangwa Everest ukavuga uti ibyo ni ibiki? Apostle agira gutya akatubwira ibintu, akakubwira nk'ibi biva, akakubwira za nyenyeri zo mu kirere, akakubwira ukuntu zinyuranamo nta nimwe igonga indi, waba utazi aho Neptune na Mars nande ziri ugacanganikirwa. So biterwa rero ukuntu umuntu, nibaza ko hariya Pastor Barbara arimo aramusemurira, bari bahuriye nko mu kiriyo, bari bahuye like randomly, nta gahunda, ntibasanzwe bakorana, ntago speed yayimenyereye, ntabwo iki, usibye gutapinga into ugakora umurimo w'Imana. Franchement hari ibintu udashobora kwinjira. Byigeze bikubaho nawe? Bitubaho kenshi cyane. Wowe ni nk'iki cyakunaniye? Banza usome ku gakawa ka hano muri Coffee and Park. Yeah. Birahari, biratunanira. Ngewe byananiye nibyo mu gitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi harimo amaterme, noneho tukagira n'ikinyarwanda cya kera, kandi uyu munsi urubyiruko abantu tubwira hari ibintu batumva, ibintu by'imikara y'akabayonga n'ibiki byose, kugira ngo tumenye ariya mabara uyu munsi ni uko umuntu asoma mu Cyongereza. Ibyo nabyo ntabwo twari tubizi ko umuntu asoma verisiyo zose z'Icyongereza kugira ngo byibuze wongere ugire gute, ugire the right word ituma umuntu abyumva. Ejo bundi numvise uri muganira n'umusore, n'umupasiteri w'umusore, waravuze ngo ni umuseribateri, yitwa nde? Yannick. Aravuga ngo kubwira umwana wo muri Sunday school ukamubwira ngo nuko ngo Yesu ngo afata ngo imitsima ngo arayigabanya ngo ayihindura 5, ntabwo yumva icyo Yesu yakoze. Ngo ariko mubwire ngo hamburger
ngo nuko Yesu ngo atanga ngo hamburger ahita atizinga aravuga ngo wazite ngo beef burger ngo ya cheeseburger. And I know uyu munsi abana bo muri Sunday school ni tutababwira ngibyo hari ibintu batazabasha kumva, ukuvuga ngo hari igihe bigusaba ko ibyo uri musemuramo ubiyungurura ukabizana muri mu mvugo y'uyu munsi kugira ngo tubyumve. Ari kimwe mu bintu abantu benshi bakundiraga Pastor Theogene. Pastor Theogene yatubwiraga ibintu by'ishumi n'imihanda n'ijiyanye na Yesu ntazabahereza. Na Yesu ntazabahereza. Urumva akakubwira ibintu ariko bari abana babyumvaga muri terme zabo. Kandi reka ngwira ikintu gitangaje, uzi ko buriya Mwuka Wera akuganiriza mu rurimi wumva, no mu duterme no mu slang akubwire twa tuntu wirirwamo arakubwira kujya kumukubara ngo vana imikino Mwuka Wera arabivuze kuvuga ngo come on, ariko atubwira mu rurimi twumva in an easy way, ntabwo atubwirira mu ndimi atubwira mu rurimi wumva. So uyu munsi rero umusemuzi agomba kuba ari actualize, agomba guhora ari updating a Bible, updating a skills, updating a grammar, ugomba guhora updating. Kurakoze cyane. Mu mwanya muto tugiye kwinjira rero icyo Imana ivuga ku gukunda umurimo, ariko ntago twabijyaho utabanza kutubwira za mbogamizi wahanganye nazo gute. Harimo imbogamizi watubwiye zo kutemerwa cyangwa abantu ntibakumve, icyo ni kimwe. Amashyari yabo mukorana umurimo w'Imana, kuko ngo buri umuhamagara umuntu afite ujya kungana n'ibigeragezo bizamutera cyangwa intambara zarwana n'umukozi Imana wabitubwiye. Ntago ntekereza yuko ntago ngewe mbiha umwanya munini, kubera yuko igihe cyose challenges nzifata nka opportunity yo kurenga ibintu. Abantu tuba tuva muri background zitandukanye, abantu tuba dufite na motivation so far zitari zimwe. So ntabwo rero umuntu nakurwanya cyangwa akakugira ishyari cyangwa se ntakubere uko agomba kukubera, ntago wabitindaho. Jewe ntago ndi umuntu mu bintu n'abantu banzi mu murimo w'Imana bazakubwira. Hari igihe umuntu avuga nk'ikintu akagura ngo ntabyo uzi, nkavuga ngo koko mana ngo narinzi ko ibintu ngo ubizi, ntabyo nzi. Kubera iki? Hari ibintu inzu y'Imana, muri ibyo ngomba gukora mu nzu y'Imana, umurimo w'Imana, abantu b'Imana ukabarekera mu byabo. Kuko utangiye gushaka ujya ku muntu n'undi wazarwara, igikomere cyahava nta nubwo wazigira ugikira. Kandi naje gusanga niba hari igikomere kibaho, hari igikomere cyo mu nzu y'Imana. Waba warigeze ukigira? So ntacyo narababaraga cyangwa nkumva ya ntimba wumva utewe nuko ibintu bimeze, ariko kuvuga ngo ndagira igikomere, icyo gikomere se ninkigira ninde uri bukinyomora aho ngaho? Reka da nigendera kuri Yesu wo muri ibikomere, abatera ibikomere ntabwo nabashobora. Umwana udukurikiye nawe wumva afite umuhamagaro wo gusemura, ni ubuhe butumwa wamuha? Niba unkurikiye si ngombwa ko ari umwana, yego byaba byiza uri umwana kugira ngo uzakore igihe kinini. Cyambwira abantu ngo I wish I knew God before nkamenya Imana afite nk'imyaka nka 15, wanza byari kuryoha kurushaho, ariko n'ubu biraryoshye. So namubwira yego muri iyi kariyeri yo gusemura, ninde muntu asemura ukavuga ati wow aha hantu? Nabakubwiye, ariko abantu basemuye banyempressiona mu gusemura. Oya, bo ngabo nabakwempressiona. Uwaho wasemuye uri kumwe n'umukozi Imana ukamusemurira ukavuga ati wow ahantu byari neza cyane. Umuntu nasemuriye nkaba impressed ni umuntu ni umugande, ntago nibuka izina rye. Ni umusore w'umugande yari yahuye na Apostle Paul muri Ethiopia mu giterane cyaho cya Africa Rise. Yitwa nde? Bugembe. Pastor Wilson Bugembe. Yes. Pastor Wilson Bugembe ari mu bantu nasemuriye, nkumva ngo wow, urambaza impamvu. Nuko yarasemuye bigeraho aza kuvuga mu kigande, nacyo ndagisemura. Wari ukizi nacyo? Ariko naragisemuye kandi abagande barambwira ngo wabisemuye nibyo. Byaje gute yose mu rurimi utazi? Ntabwo mbizi wibimbaza. Ntabyo nzi. Yes. Aho kuko urumva iyo usemura
abantu you get used to nka papa wacu nzi imyaka umuntu aba amaze agendana yumva ijambo rye umunsi ku munsi ubuzi ngo avuga gutya donc kumusemurira ntago biba nka exploit kuba kusemurira umukozi w'Imana kusemurira papa wacu it's an honor ni byiza uba wumva uri murigira ku birenge by'umubyeyi wawe kugendera nkawe ayo gusemurira umuntu utazi ni dada ni Dave mugaflowinga mukagendana akavuga urundi rurimi ukarujyamo aho uravuga ngo wow uwo niwe muntu unasemuriye nkumva kabisa ndavuga ndavuga nanjye byararangiye and I was like okay maze gusemura ibiki like gutyo kuko yamaze antuka yavuze amafraze nk'atatu pe ndagenda abakizi ikiganege ntacyo nzi birakunda undi muntu nanone yigize kuvuga mu iringara ni Prophet Joel Francis Tatu yego arasemuye aravuga kubita miringara akubise miringara Angelique ndamanuka nyuma abantu barambwa bati oye bilingara ndavuga naye bikase ibyabaye kuri Pentecote byongeye kukubaho rero nibaza ko wasanga bijya binatubaho kenshi cyangwa ugasanga uri gusemurira umuntu ataravuga ikintu ukacyumva sometimes ugasanga wanakivuze akakivuga wowe umaze kugisemura so simbizi Imana ni igitangaza ibintu ikoresha abantu bayo birarenze yego njya numva bavuga ngo iyo umuntu atari mu busabane n'Imana cyangwa yakoze icyaha ngo ashobora kuzamuka hariya imbere sinzi n'abantu nigeze kumva babivuga ngo hari umusemuzi ngo yigeze kujya gusemura umukozi w'Imana ngo adahagaze neza ngo yaterime yo muri eglise cyangwa y'abanyamwuka ngo karande ngo zamujwigirije ngo arangije ngo yaguye ngo ku gatuti hari n'undi bavuze ngo arahageze ngo ururimi ruragobwa neza ngo amagambo arayabura shabwo bibaho ntabyo nzi gusa uruhimbi rw'Imana ni ahantu ho kubahwa ahantu havugirwa Imana uko yavugwa kose n'uwayivuga yo uburyo yayivugamo yose Yesu intumwa zaramubajije zaramubwiye ngo abantu ngo barukana abantu ngo mu izina rya Yesu ngo donc bashaka bari rebuking aravuga ati bari abantu niba bavuga Yesu ntabwo bari against us ni mubareke so nibaza ko umuntu uhagaze kuri uriya ruhimbi avuga Yesu ahamya Yesu usibye Imana yo mu ijuru yirondora imitima natwe mu indani ntekereza yuko kuvuga ngo umuntu yageze hariya ngo akubitwa n'abadayimoni numva ari bya bindi byacu byo guha abadayimoni imbaraga nyinshi kuko tuziha Imana yacu ruriya ruhimbi rurera imbaraga zayo n'imbaraga z'Imana zirera n'umukozi w'Imana uri kuri urwo ruhimbi Imana igiye gukoresha Imana iramuvalidatinga ntabwo Imana ishobora kwemera yuko haba ikimwara ahantu ahagaze yanabikorera ineza yayo uwo muntu kaza kudiringa nawe atazamutse hariya gusa ntago numva ko umuntu akwiye kuzamuka ku ruhimbi atiyejeje atiyunze n'Imana adafite ukuntu yiyunze n'Imana yes numva bidakwiriye ko tujya ku ruhimbi twe ntago twakwiboneza nta kintu na kimwe nakora mu buzima bwanjye ngo gitume numva mboneye ariko nanone nzi ko ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana igihe cyose mbisabye ko biba ku buzima bwanjye nzi ko ibyo bintu biba ku buzima bw'umuntu umuntu rero wagwa ku ruhimbi ntekereza ko ashobora kuba yaragize nka vertige cyangwa yaragize ikindi kintu ariko ntago nabihamye Imana yacu ntago ikozanye isoni ntago iyi Imana ikoze isoni igihe yabikoze ni igihe cya ba Biramu na ba Dotani na ba Kora kuko bari bakoze amakosa isi irasama ariko biriya bintu ntibikibaho nibyo mu isezerano biriya ntibikibaho Yesu yaraje arafungura ntabwo rero yewe simbizi hari abantu mbona bimutse abadayimoni n'imyuka mibi bayibona ahantu hose bayivuga kurusha uko bavuga Yesu kandi ntabwo ari byo urakoze cyane Imana iguhe umugisha umuntu kwinspira twamaze kumva ko ari Pastor Barbara nkuko babitubwiye nibyo cyangwa twabyumvise muri translation yes
hari undi wundi muri translation uyu munsi mbusiye ko nanumva bakeya nkurikira bake pe nkurikira abasemuzi bakeya ku buryo kuvuga ngo hari undi musemuzi numva ntawe. Yego duse twerekeza rero ku cy'Imana ivuga ku gukunda umurimo. Hari terime njya numva ngo uriya muntu ngo ni munyakazi. Ese buri umudamu ukora akazi kenshi naye aba ari munyakazi cyangwa aba ari nyirakazi? Aba ari munyakazi nawe. Aba ari munyakazi. Muri ba munyakazi dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda nawe urimo? Ko umuntu agiye kuvuga ibintu ukora, umusemuzi muri eglise, umukinnyi wa filime, rwiyemezamirimo ukora imyenda akanayicuruza, n'ibindi byinshi cyane. Ibyo bintu hari umwana witwa Anime watwandikiye udukurikira aratubwira, reka ngusomere ibibazo byiwe ariko n'ikibazo cya mbere yabajije ngo umumbarize biriya bintu byose. Okay, yavuze ngo umumbarize ngo ibintu akora abihuza gute n'ivuga butumwa rye, ryaba ari ugukora amafilme cyangwa ibijyanye na fashion, abigenza ate kugira ngo byose abikore bigende neza. Icyo ni kimwe. Ngo siko tubona akina muri filme atari umuntu, buriya ntihari aho bimwicira ivuga butumwa akora? Atari umuntu mba ndi umuntu, ahubwo ndi umuntu mubi. Hari umuntu se yabonye narabaye zombi? Okay, biriya bintu byose yitwa Anime. Gukina filime kugeza uyu munsi ntago tubifitiye ikinyarwanda gitomoye, ariko reka nitize ijambo ryitwa ikinamico. Gukina filime ni ugukina imico, kuko muri filime dukina character y'umuntu kandi character ni imico. So iriya ni ikinamico. Iyo rero ndimo nkora ikinamico, nkora ikinamico y'umubyeyi cyangwa se umugore wabaye gito. Nshobora no gukina ikinamico y'umubyeyi wabaye umubyeyi w'umunyembabazi. Nshobora no gukina ikinamico y'umugore wabaye, kubera yuko iyo kinamico iba ifite itangiriro ikagira n'iherezo. Hari isomo riri muri character yanjye, mu mico yanjye iyo nkina mu mpanga. Hari n'isomo riri mu mico yanjye iyo nkina muri selfish. Hari n'imico nakinnye muri filime yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima. Iyo mico yose uko itandukanye ni imico jyewe ngenda nkinjira mu muco w'umuntu, nkawukina kugira ngo abantu bige babone ko kuri iyi si hari abantu bafite imico imeze gutyo, ariko nkagira n'umuco wanjye naremanywe. Yego, urakoze cyane. Hari abantu akubwira atari ko ibintu byose umuntu akora bibe bihesha Imana icyubahiro kandi akora ibintu bikijijwe. Wowe kujya muri izo filime nta nubwo nibukaga ko wakinnye mu Kigeragezo cy'ubuzima, filime yakunzwe. Ndashaka kukubaza, abantu bavuga bati kubera iki se adakina ari umuntu mwiza, ko ari igihe abantu bavuga ko ibintu umuntu akina ari byo abasa nabyo n'ubundi n'ubuzima busanzwe. Aho ngaho buri muntu wese yemerewe kugira opinion ye, kubera yuko ntekereza yuko ntabwo uko umuntu akinye filime azajya ngo yisigure ku birebana n'ibyo yakinnye n'aho yakinnye. Hari amahoro ntashobora kwemera gukina kubera my convictions. Mbere yuko mbukijijwe, mbere yuko mba mu nzu y'Imana, ndi umuntu, ndi umunyarwanda, ngomba no kugira uruhare muri community yanjye. Ibintu numva bihabanye n'imyumvire yanjye na values zanjye ntabwo mbikora, ariko ibintu numva hari aho bishobora kugeza umuntu cyangwa bishobora kugira icyo bimara ku buzima bw'umuntu wundi urenze jyewe, nabikora. Role utakina ni izihe? Role y'umurozi, umupfumu, indaya, tumva ari izo. Kubera iki utakina role y'umurozi cyangwa umupfumu? Kuko ntabwo mbyumva, ntabwo mbikunda, kandi nta n'isomo ririmo. Wakina uri umusinzi? No, navuze amwe mu mahoro. Hari amarore menshi cyane ntakina.
yego urakoze cyane. Biriya bintu byose ukora ubihuza gute? Umunsi ugira amasaha angahe? 24. Filime mumbonamo iminota 25 kuri episode imwe, basigaranye andi masaha 23 n'iminota 35 yo gukora ibindi bintu. Amasaha y'akazi mu Rwanda ni amasaha officiel, ni amasaha 8. Amasaha y'amateraniro ni amasaha 2. Ngaho bibare urebe ibintu umuntu ashobora gukora mu munsi ukuntu bingana. Kandi muri iyi si abantu baryama amasaha menshi ntabwo bashobora kuzagira, kandi nayo ndayaryama ko sinjya ndyama munsi y'amasaha 6. Uratubwiye ngo amasaha y'amateraniro nangahe? 2. Ni 2. Hari icyanditswe abantu bajya bagenderaho basenga guhera kwa mbere kugera ku cyumweru, kandi agahera muri nibature agakomeza umunsi wose arimo asenga kujya ku cyumweru ari ku rusengero. Arakubwira ati Imana aravuze ngo abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Abanshakana umwete bazambona. Reka ngere ngereho yuko ntabwo nishaka amasaha 2. Imana nyishaka aho ndi hose, mba nyishaka n'aha nicaye Imana ndayishaka. Ariko nta hantu na hamwe nzi muri Bibiliya usibye ku Balewi, kandi nabo bari dispatched mu mirimo bagomba gukora. Iyo babaga batari kuyikora babaga bafite ibindi bintu barimo barakora. Urumva nta na rimwe ndabona muri Bibiliya bakubwira ngo uture mu rusengero. Ntaho. Impamvu navuze amasaha 2 y'amateraniro officiel. Amateraniro yo kuwa kabiri saa 11, amateraniro yo kuwa kane saa 11, amateraniro yo ku cyumweru irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, aho ni mu itorero nsengeramo Zion Temple Celebration Center Ngoma. Ariko hari abandi basenga kuwa mbere no kuwa gatanu, abandi basenga kuwa kabiri no kuwa gatanu. Hari amasaha yagenewe kuba mu nzu y'Imana, mu materaniro ko guterana kwera ni ngombwa. Hari n'indi mirimo yaremewe yagenwe n'itorero. Ariko jewe ndi mu bantu batemera ko umuntu atura ku rusengero. Ntabwo umuntu atura ku rusengero, agira umwanya w'iby'urugo rwe, w'iby'imirimo ye n'ibyo murimo w'Imana. Hanyuma ahubwo ahantu ari hose mu mutima we, kuko ariho tubwirwa ko ari ingoro cyangwa ari temple y'Umwuka Wera, hagahora hakamo igicaniro cy'ubusabane bwe n'Imana. Aho ushobora gusenga 24 hours mu mutima wawe ukora, kuko wateka usenga, watwara imodoka usenga, wakata amatisi usenga, wakora ibintu byose usenga. Cyo ntemera ni gutura mu rusengero. Ababa ku rusengero rwero kwa mbere kugera ku cyumweru uvuze ko utabemera? Oya, ni amahitamo yabo. Ngiye navuze jewe bo ni amahitamo yabo. Ariko noneho nutura ku rusengero uzakora ryari? Uzakora ryari? Uzapanga ryari? Niba utangiye kujya ku rusengero ukatura yo ku rusengero ukaba ku rusengero amasaha yawe yose, uzateganya gushaka ryari? Uzateganya gushaka amafaranga yo kwishura amashuri y'abana ryari? Kereka niba ku rusengero uhafite akazi ka full time, kuko ibyo nabyo ubwo ni ubutambyi, kandi ubutambyi ni igice kiri set apart kidashobora kurebwaho nkuko ndeba undi muntu wari we wese. Kuko niyo mpamvu usanga mu nzu y'Imana hari abantu bakora full time, hari n'abantu bakora part time, kandi barabitubwira. Baratubwira bati pastor kanaka ni full time ahangaha. Uwo sinamukondana, niko kazi ke. Ni ukuba ku rusengero, kwakira abakristo, kuyobora abakristo, gusengera abakristo, kwigisha abakristo. Hanyuma wowe udakora ibyo ngibyo uri gukora iki? Harimo yinginga anicaza karande. Ariko ye reka nkubwire, isi ahantu igeze mu kinyejana cya 21 harya, ntago jewe iyo mentality ntago wapi, I'm not in. Urakoze cyane. Uganije gutyo kugira ngo turebe Imana ivuga iki ku gukunda umurimo. Hari abantu bavuga bati ibintu byo guhera kwa mbere ya ku cyumweru umuntu harimo asenga harimo n'ubuyobe.
icyo ni kimwe. Abandi bavuga bati ariko Imana izamanura manu mureke tujya gusenga. Abandi bati manu yarangiranye na cya gihe cy'Abisiraheli. Bavuga ko manu yarangiye. Kuri wowe rero uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'Imana ivuga ku gukunda umurimo, kuko hano hanze bamwe mu bantu bashinja bamwe mu bakristo ko ari abanebwe cyane bitwaje izina ry'Imana. Birahari cyane, ariko nibaza yuko biterwa n'inyigisho abantu baba barahawe. Njyewe ndi mu itorero rivuga umurimo, ryemera umurimo, rishyigikira umuntu gukora uko byagenda kose. Njyewe ninjiye mu itorero, umukozi w'Imana atubwira ati nifuza mu mutima wanjye no mu byiyumviro byanjye. Yajyaga atubwira ko yifuza ko mu 2020 yibura buri mukristo w'itorero Zion yakaba umukene, yakaba afite n'igare. Ntabwo umuntu rero yakubwira gutyo atakwankuraje kugira gute gukora. Sofa njyewe ninjira mu bintu byo gucuruza, mva mu bintu n'ibiki byose nabitewe mishyaka n'itorero ryanjye n'umukozi w'Imana utuyoboye, atubwira ko kwikoresha cyangwa kuba umukoresha wawe bwite, kwikorera ko bifite inyungu nyinshi, biguha umwanya wo gukora ibyo byose wambwiye. Ntabwo ntekereza ko njyewe ntonda ku kazi k'umuntu kuva saa 2 kugeza saa 11 ibi byose nayibonera umwanya, sibyo? Ariko kubera yuko nikoresha mba nzi ngo ibi ndabiha iki gihe, ibi ndabiha iki gihe. So njyewe nemera yuko umukristo aho ava akagera wasobanukiwe neza ijambo ry'Imana, udasoma Bibiliya yicuritse, yakagombye kugira ikintu akora kimwinjiriza. Bibiliya ivuga ku murimo inshuro 247, ikavuga ku mugisha izaho imirimo yacu inshuro zingahe, ikavuga ku banebwe, abanyabuti. Hari ahantu nabonye muri Bibiliya ngo umunebwe ngo ipata ry'urugi ngo ryihindukize uko urufunze n'uko urufungura, ngo niko umunyabute ngo abayihindukiza mu buriri agira atya, yongera agira atya. Data we nasese nabwo nuko bimeze, donc ameze nk'urugi kandi ngo ubukene buzamuzaho. None ubwo surambwira ngo umva amaboko ade hasinze ibintu bizaza. Hari ibintu byinshi cyane bitugaragariza muri Bibiliya yuko nta mukristo ugomba kuba umunebwe, ahubwo abakristo twagombye gukora. Iyi misozi yose twigishijwe yuko ari 7 ugaba uyiriho, uwidini ukawubaho neza, uwitangazamakuru ukawubaho neza, uwimideli na entertainment na fashion na bya bindi byose ukabaho neza, made aho uhagaze ukahaba neza, ugira umusaruro. Tarabivuze mu itangiriro, Imana ivuga kugwira kw'abantu, ikavuga kugwiza imirimo, ikavuga kugwira. Come on, ni gute abantu bashaka kubabwira ngo gukora nibibi ngo ni icyaha? Gute se? Ntabwo ari icyaha, ahubwo umukristo udakora niwe munyabyaha. Umukristo udakora ni umunyabyaha. Kurakoze cyane. Hari bamwe bavuga ko biterwa n'inyigisho twahawe zirimo ubukoroni. Ego nawe ni kubyemera? Nabyo birimo pe. Erega Bibiliya abazungu bayidusomeye bashaka, bayidusomeye baca hejuru. Hari ibyo baduhishe, hari ibyo batatubwiye neza, ariko Imana ishimwe nyine revelation iriho, Mwuka w'Uwiteka arahari aratubwira, nawe atubwira ibintu akakubwira ati nkanjye njya gutangira business, ijwi ryanjemo ngo iyi business yawe uzayite Eden. Gutyo hajya mvuga natangiye ari Eden Event and Deco. Haje ibintu bya Made in Rwanda, iri zina ngo Isha, nizwi ryambwiye ngo Isha. Imana yemera ko dukora. Njya gutya ngumeze nka gutya, nkajya kubona nkabona nk'ikanzu iraje, ikanzu nkayibona nkavuga nkabanzavuga mu bitekerezo by'abantu baba mu myambaro, ikanzu ikaza nkagerageza kwitekereza ukuntu yabimeze, nkabona ndi kwibona physically, cyangwa ejo nkajya kubona ikanzu isa nkayo. So Imana yemera ko dukora, idushishikariza gukora. Niyo mpamvu yatubwiye ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. None nudakora imirimo, Imana izaha umugisha iki? Ubunebwe bwawe. Umukristo agomba gukora
kandi aho agiye gukora bikamenyekana ko ni umukristo agakora ibya gikristo akahawe umugisha. Yego urakoze cyane. Hari igihe ukabona Imana irimo irakwereka mu ihishurwa cyangwa mwiyerekwa ikakwereka nk'ikanzu nzi icyo design y'ikanzu, usiko mse mbona ya myenda Medina bari bambaye nayo yaje mwiyerekwa. Oya ntabwo byaje mwiyerekwa biriya rwose, ntabwo byaje mwiyerekwa, ariko wenda byaje mwiyerekwa ry'umugore we, kuko niwe wambwiye ati ndashaka gutya na gutya na gutya, wasanga nayo yari yabyeretswe ngiye mbishyira mu bikorwa. Imana igushoboza kubishyira mu bikorwa uko babishakaga. Nabonye baranabishimye cyane kandi byari sawa, byari bibabereye. Shano kuri bari abana nababoneyeho umugisha kandi Uwiteka azabaha umugisha. Meddy babonye ko yahise yongera arakizwa. None adakizwa haba hari imbuto wamwereye. Oya, Imana ya mama we yonyine yamugaruza. Mama yari umunyamasengesho, mama yasengeraga muri Zayire. Ndamuzi mama we. Ahubwo se Meddy ngo akiri umwana si we yasengeraga. Rega n'ubundi ariko ntabwo kuririmba sekura bivuga ko umuntu adasenga. Ni ibintu mwihaye. Ntago ndimo. Nawe urimo. Uko uri kumbaza. Reka dite tujya rero ku mirimo imwe n'imwe muri no minsi irimo iza uko u Rwanda rugenda rutera imbere, secteur zose zigenda zitera imbere. Hari imirimo mishya irimo igenda ihangwa, ni na gahunda y'igihugu ko hahangwa imirimo mishya kugira ngo urubyiruko n'abandi babone icyo bakora, biteze imbere, nabo babeho mu Rwanda bifuza, mu Rwanda bishimiye. Ikindi banashima Imana ko yabahaye u Rwanda rwiza, turimo tunishimira ibyiza byose Imana igenda iha u Rwanda. Muri iyo mirimo igenda ivuka mu bijyanye na hospitality cyangwa mu bukerarugendo, burimo burahaguka cyane, buratera imbere, bugenda butanga akazi. Rero harimo mu mahoteli, hari abantu bumva umukobwa agiye gukora muri hoteli, muri moteri, mu kabari, baturiye yaraguye ntagikishijwe. Ubyumva ute wowe? Ntabwo giye mbyumva kimwe nabo, kuko umurimo wose ukoze uba ushoboye kandi ufite indangagaciro za nyazo, ushobora kuwukora nta byaha ukoze, ushobora kuwukora udatukishije izina ry'Imana. Impamvu bavuga ibibera mu kabari no mu mahoteli kimwe. Ubusanga amahoteli menshi n'utubari bahita bategeka abakozi ubona imyenda bambara. Abakobwa babwira kwambara imyenda migufi. Bati umuntu yakwambara imyenda ataraguye se? Mu Faransa yaravuze ngo l'habit ne fait pas le moine. Kambigenekereze ndi ukuntu ntabwo kuba padiri yambaye ikanzu sibyo bituma aba weru. You know, so nukuvuga ngo kuba umuntu yambaye ikanzu ngufi, kuba umuntu yambaye ipantaro, noneho ari impuzankano, ari uniforme, ari itegeko, kuko hari ahantu handitse ngo twubahe ba shebuja. Uyu mwana w'umukobwa wambaye ikanzu ngufiya kubera yuko ari dress code yo ku kazi, nta intention mbi afite, indangagaciro ze zizwi kandi zigaragara, icyaha bakoze n'iki? Mwakinsobanurira? Nta cyaha bakoze, ntagiye kwiba, ntagiye gusambana, agiye gukora akazi ke kugira ngo at the end of the month yishyure geto ye, niba afasha na mama, niba afasha na bene nyina abafashe. Yambaye ijipo ngufi gusa. Uzi ikintu kibabaje nuko abo bantu birirwa bambaye imyambaro wa jiji perezida n'akanyundo, nibo banyamatiku, nibo banyeshyari, nibo batababarira, nibo barozi, kandi bita ngo niki, ngo ni abantu b'Imana. Uwo mwana w'umukobwa arahasoringa gusa kugira ngo ubuzima bwe bw'iwabo buhinduke, nta kindi kibi yakoze. Umuntu akirirwa ari kwacira Yesu. C'est quoi ce truc? Ubundi ninde wabahaye umwambaro w'ubucamanza? Ninde? Uzi ko mwenda ushobora kuwambara kubera kuverture y'Imana ikuriho. Nababaga ujya kona ukanabara kubita kwa kubibuno, wowe wahaca ntashobora no kugira ikintu na kimwe gukoraho, kubera kuri ubuntu bw'Imana, uriho igitinyiro cy'ubumana, uriho grace y'Imana, bakakubaha gusa. Niho usanga umuntu ari mu kazi ahantu bakamwita pasiteri ntawe yabwirije, niho usanga umuntu bamwita diakoni ntawe abwirije, kubera ko we indangagaciro n'ibimuranga ntibirebwa, ntibigenderwa n'imyambaro.
hari akandi kazi muri no minsi abantu batavugaho rumwe batavuga turiya muntu nawe yaguye ubona ko imbuga nkoranyambaga muri no minsi zishobora gutunga umuntu zikamwinjiriza zirabatunze ariko mwese hari aba social media influencer yego natwe ziradutunga inzahare za Theo n'aba YouTubers mwese ntabwo babinkora ntugakuremo reka nkubwire ikintu kimwe muri inzahare ntago reka uzima ngo mbigukoze nuko YouTube irabasajije abana b'abahungu n'abana b'abakobwa turasaze hano turirukanze n'abamama n'abapapa n'abariko twese turasaze reka mbivuge reka nanjye nishira kugira ngo hatagira umuntu uvuga ngo ko yadututse cyangwa gusa ngewe ntago nge ndi nzahuke uzi kubera iki wakabonye ahantu inkuru y'umuntu imwe mwese sha nizere ko nawe hari utufaranga wabonye kamera oya nushaka kubikata oya nta kibazo turabirekeramo ni ukuganira kandi ukuri gushira mu biganiro ubaye neza nabuze urumva ibintu bya YouTube ngaho gira ikintu bivugaho nivugire ku nzahare za YouTube aho naringiye kukubaza ikibazo ariko ibyo uvuga harimo ukuri nabonye nk'ubari nkuri gutrendinga abantu baje bamwe ariko babafashe nk'abaje gushinyagura bavuga ngo nabavandimwe ngo ba Pasteur Theogene ngo batigeze ngo bamenyekana abantu batimuje gushaka success zo kuri YouTube muje kumenyekana n'ibindi ubona ko ibyo uvuze birahari rwose YouTube yashajije abantu bamwe barambara ubusa abandi baraza bakabeshya byinshi cyane ariko twe twigarukire ku mbuga nkoranyambaga muri rusange YouTube, Instagram, TikTok, Twitter n'izindi nyinshi baravuga ngo abakobwa ndetse n'abahungu bariho yewe ngo hari ahantu ngo ntago hakijijwe ngo babaye basireye queen na basireye king ngo na basireye papa na basireye mama ngo ntago bira bintu bikijijwe imbuga nkoranyambaga en general ntekereza yuko ababivumbuye ababishyizeho cyangwa ababitangije umugambi wabo ntabwo wari uwo gutuma abantu bakoreraho iby'imfurambi niba ari ibyamfurambi ntabwo ari ukugira ngo abantu babikorereho ibyo bakoreraho ariko ikintu cyose cyiza kiba gifite n'ikintu kibi biragendana hand in hand positive na negative biragendana bimwe rero mu ngaruka z'ibyo turimo tubona kuri ibi byose ni bibi birimo bibikoreshwa aho umuntu ashobora kubyuka yiyemeje gutukana agatuka abana akabahindura bose ubusa abantu bakaburana bagaterana amagambo abandi bakigurishirizaho abandi bakiciraho biteye ubwoba ariko ntabwo ngiye ntekereza ko izi mbuga zari mbi au départ ibyo tuzikoresheje ko umuntu ni mubi n'Imana yarabivuze Imana hari gitondo ngo yavuze ngo nijujije ibintu by'umuntu yavuze ngo umuntu ni mubi rero umuntu ni mubi turi babi tugomba kubimenya hanyuma tukasaba Imana ikongera ikaduha kuba beza kuko birakabije it's frustrating biri frustrant biteye ubwoba we ariko umuzi wabyo ni amafaranga kandi n'ijambo ry'Imana niko rivuga amafaranga ni umuzi w'ibintu bibi kuko abantu baravuga amahomvu kubera amafaranga ikibazo se namwe ko ari mwe mu bibatera ko uyu muntu ashaka gukora ikiganiro cyiza cyubaka nk'iki ngiki kirebwa n'abantu bakeya ariko reka nkubwiye Christophe Matata yaravuze ngo nzajya duke ndyame kare nimwirire duke muryame kare kankubwira ikintu kimwe iki kiganiro cyawe n'ujya ujya kugikora ujye ugisengera ubwire Imana uti Imana yanjye Holy Room niko cyitwa yego ndasaba kugira ngo iki kiganiro cya Holy Room kirebwe ku rwego rushimishije nkibonemo inyungu kuko ari akazi kanjye ariko Mana n'ubwami bwawe bugire nubikora ku bw'inyungu zayo amaviews uzagira atasaba gutwika uzagira adasaba gutwika kuko uku gutwika kuriho abantu barimo batwikisha abandi no birababaje kandi hari ibintu tudashobora gupfa guhinduraho urwego social media igezeho muri iki gihugu
keretse habaye mesure z'idrakoniye, mesure nk'iza China zisansura kandi zigashyiraho amategeko ahambaye, ariko nibaza yuko iyo zinjiza natwe hari icyo tuba twinjiza muri ekonomi, so ntabwo rero byoroshye, it's challenging. Yego, urakoze cyane. Ndashaka kukubaza, wa mwana w'umukobwa ugiye mu kazi, twari tumaze kuvuga, ugiye gukora muri hoteli, ugiye gukora mu kabari, cyangwa ugiye gukora n'ahandi, bamwe bo mu rusengero tuvuga ngo yaguye, tutumvikanaho kubera ibihabera, bavuze babagabo baza bakubita ku mabuno y'abakobwa n'ibindi, haba hari n'ibisindisha n'ibindi dufata nk'ibiteye isoni. Ubutumwa wamuhagiye muri ako kazi ni ubuhe? Ubundi umwana w'umukobwa ntabwo akabari cyane cyane, kuko jewe industry ya hospitality cyane cyane hotel, bon yewe hotel nakoreye ni hotel y'inyenyeri enye kandi ifite indangagaciro runaka ziranga, ku buryo ntabwo nayi comparinga nabo ntazi uko bakora, gusa ibivugwa n'ibibonwa turabibona. So nibaza yuko ntabwo byakagombye kuba ariyo first option y'uwo muntu, ariko iyo first option iramutse ibayeho, like iyo option aramutse ariyo iriho, ntabwo namubuza gukora ku kazi. Aramutse afite izindi options zo kuba yahitamo n'uburyo bwahakorera n'ibigendana n'uko akora, ntabwo ariho hambere yakwirukanyira. Ariko noneho tuvuge ko ariho honyine abona agiye kwirukankira, kuko niwe usa naho ari we ureberera umuryango we, niwe utunze mama, niwe wishyura amashuri barumuna be, niwe ugiye gute na gute, kandi ako kazi niko kagaragaye aho ngaho, no gusettinga boundaries na limits ku buzima bwe. Kimwe mu bintu bishobora kuba byakiza umuntu cyangwa byafasha umuntu mu byo arimo arakora, ni ukuvuga kugaragaza deja kuri umurokore ukigera mu byo ugiyemo. Akenshi tuhagwa kuko tutabashije kuvuga ko turi born again, ko twakijijwe, ko hari amahame cyangwa indangagaciro tugenderaho. Icyo gihe nabyo iyo ubihishe nyine ntibigukorera, ariko nibaza ko iyo ubivuze uburinzi bw'Imana bukubaho. Yego barageragezwa abakobwa kubera ruswa y'igitsina, kubera ibintu byinshi bitandukanye, ariko Uwiteka Imana gufiteho umugambi arakurengera. Hari ba bakobwa ndetse n'abahungu n'abandi bose bashaka gukoresha imbuga nkoranyambaga, bazikoreshe gute kugira ngo bakomeze kuba abantu bahesha Imana icyubahiro? Nibaza yuko bazikoresha bigendeye ku ndangagaciro bafite, kuko jewe ibyo nimakaza maybe si byo Kristo yimakaza, ariko si byo wowe wimakaza, ubihamyemo, ubigaragaza gute mu buryo ubihamyemo? Kuko ntushobora kubumbwira ngo ngewe ndashaka gukora ibyo gukiranuka, ibiri right n'ibiki byose, ariko nk'amafoto wa postinze ugasanga habanye nabyo. Se ibyo wemera mu mutima wawe nibyo unexpose, cyangwa muri babiri batandukanye? So nibaza yuko uruhare rwa muntu ku giti cye rufite imbaraga nyinshi cyane mu mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga na tekinoloji. Kuba abantu babiri batandukanye, ibyo wemera ntibiba ari byo tubona kuri social media. Ni nako biri, ariko social media it's ni the other side. None se hari umuntu udashaka kupostinga ifoto ye kuri social media atayieditinze, atakoresheje filter, atiyongereye amabuno, atishyizeho ingohi, donc akavuga ati iyi ngiyi niba itariho filter ntingaragaza uko nshaka. Deje umuntu muri we already we aribeshya, nubwo atekereza ko arimo abeshya bari bumurebe, deje aribeshya muri we. So ni ibyo twemera aba ari byo tunagaragaza, twe kuba abantu babiri gusa ni urugendo rutoroshye. Nari kubaza ngo ibyo bintu birakijijwe? Ibihe bikijijwe? Ibyo bintu by'ifoto kuyongera amabuno, kuyikubitaho ukanyuza muri filtre. None se ko ari ibintu nyine urumva ari umuntu niwe ukizwa? Ariko byakozwe, ni ibintu byakozwe n'umuntu wabikoze arakijijwe? Ibyo nyine ni ibintu, ntabwo ari umuntu. Ni ukuvuga ngo nyine ni ibintu bigenda byongera, kandi pressure yabyo ni nyinshi. Ni Yesu wenyine wo kugira icyo adukorera. Ibyo bintu twabivuze mu mazina yabyo, ko mbona umeze nk'udashaka kugira icyo ubivugaho. Ntabwo ari uko udashaka kutagira ikintu mbivugaho,
uyu munsi imyaka mfite, opinion ntanga n'umwana ufite imyaka 18 opinion abifiteho bishobora kumushyira muri confusion kurusha uko byamushyira mu nzira iri droit. abyitware nkwate ni ugusetinga boundaries, limits mu buzima bwe, kugira ibyo agenderaho kandi bifite amahame mazima. Aha ndimo ndivugira ku bakijijwe kuko nibo bakomeje kuzana, ndimo reka tubwire abana, abasore, inkumi bari mu nzu y'Imana, be kwemera iyo vague, be kwemera uwo muraba uje wa influence nyinshi kubatwara bunyago. Yes. yego urakoze cyane, turimo turagana ku musozo. hari ibibazo abantu bajya bibaza ngo umuntu avanye amafaranga mu nzira zitari nziza akaza kuyatura Imana, habaho n'uyazana ngo bayasengere, Ego. avuye mu busambanyi Akabibwira umushumba wese cyangwa akamubeshya. akazana amafaranga bati pastor nahemwe neze amafaranga mubanze muyaheshe umugisha, agatanga n'icyacumi n'ituro. Imana ariko ntabwo abibwira pastor. ntabibwira pasiteri, azana amafaranga ngo bayaheshe umugisha, agatanga n'ituro n'icyacumi kuri ayo mafaranga. Imana yakira iryo turo n'icyo cyacumi. Iyo ngendeye ku ijambo ry'Imana ari mu isezerano rya cyane ndetse no mu isezerano rishya, mbona neza yuko hari ituro ryemerwa n'ituro rigawa, ariko bidatuma iryo turo ridakoreshwa. Baza kumwe ngo ngusubije mu migani ariko niko biri. Abeli na Kayini bazanye amaturo imbere y'Imana, rimwe riremerwa irindi riragawa, hanyuma rinagawe havamo ishyari n'ifuhe n'umushinya n'uburakari bwinshi n'ubwicanyi. Abandi bantu Ananiya na Safira bagurisha isambu, barangije baza ngo gutanga ituro. Ntago bahavuye bapfuye, bahavuye ari intumbi. Bivuga ngo ibyabo byari byagawe. Ntekereza yuko hari umuntu ushobora kuba yibeshya ko arimo bribing Imana, aha Imana ruswa, ariko Imana ntabwo ihabwa ruswa. Amafaranga uzayazana, pasiteri azayakoresha, hazana gushima, hazana kuvuga, hazana guha n'umwanya, protocol izaguha n'umwanya wicara imbere. Ariko I doubt iyo uko mu ijuru bizaba bimeze, kuko sinzi ukuntu bizaba bisa. Ariko niba numva abo bantu bombi, hari uhavanye umuvumo hajyana icyapa, hari n'abahavuye bapfuye ari babiri, ndahamya neza yuko iryo turo riba rije gukora ibiri physical, kuko n'ubundi ntabwo turabona Imana imanuka ngo izirye amafaranga. Ariko sintekereza ko mu kigega cyacu cy'imigisha cyangwa se muri ya mazu twubakirwa mu ijuru hari tafari rijyaho. Ntabwo ariko mbitekereza. Reka ngusubize noneho bref, navuga ngo hoya, nta mugisha urimo. Kubera iki? None se suvuzana amafaranga yaba yavuye? Wowe bavuza y'uburaya, ariko hari n'ay'ubujura, hari n'ay'uburiganya, hari menshi cyane asa nabi. Ay'amahugu, ay'ubujura, ay'ubusambanyi, ay'ubwicanyi, ayo mafaranga ubwo ngubwo amaraso ya Yesu yeza. Ntago mbitekereza. Aho ni njyewe uri kubyitekereza jyenyine, nta mupasiteri wabinyigishije ngo tubivugane, ntawe mvugiye, niko jyewe mbitekereza muri jyewe. Yego urakoze. Ariko akandi kantu, hari umuntu ushobora kugenda akagwa mu cyaha icyo aricyo cyose kiri butume azana ayo mafaranga, yarangiza akazana ituro mu nzu y'Imana, niko mbitekereza. Iryo turo rikemerwa kubera motives ziri mu mutima we, kuko Imana nzi neza yuko ari Imana ireba icyo tugendereye, ibwina mu mutima we harimo iki. Kuko nidushaka kubonwa n'abantu, na Bibiliya irabivuga, igihembo cyacu kizagarukira muri ayo maso y'abantu. Ariko nituba tubishakana Imana, nizera ko Imana ishobora kugira ikibikoraho. Urakoze cyane.
amahame mu buzima bwawe ugenderaho ni ayahe atuma uba successful? buriya se ngira amahame menshi buriya ntabwo ngira amahame menshi. harimo irya hard working kuko I believe in hard working, not only kuba hard working ariko nkanaharanira cyangwa nkanashakisha excellence, donc kuba biboneye cyangwa kuba ari byiza cyangwa se kuba bihebuje. Hard working iri muri bimwe ntekereza bimpa fuel ya buri gitondo. Ikindi hard working, strong faith, numva ari ibyo ngibyo, numva ariyo mahame abiri ntekereza kuko ndi mu bantu bizera ko ibintu byose bishoboka. Ikidashoboka ni ikitarabaho, ni ikimana itavuzeho, ariko ikindi kintu cyose gishobora gucrossinga my mind nizera kandi mpamya yuko kiriho. Umaze igihe guhera 2003 winjira mu nzu y'Imana, 2004 wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Kugeza 2023 turimo tuganira. Urugendo wagendanye n'Imana wayibonye ute? Imana ni nziza, Imana irizerwa, Imana ntihemuka. Iyi Mana nitwe tuyinanira. Imana nitwe tuyinanira we, Imana ni nziza ibihe byose. Nabonye Imana nk'urukundo, mbona Imana nk'inkomezi, mbona Imana nka byose. Nabonye Imana ari nziza. Nabonye Petero yavuze ukuri, yaravuze ngo twakuvaho ngo tukajya he, ko ari ufite amagambo y'ubuzima. Bijya bibaho ko ncika intege, kunanirwa, ko numva nihebye, kumva no gusenga biranze, kumva ijwi rimbwira mu mutima ngo ndagukunda gusa kari very deep from kavuga ngo ndacyagukunda, nkavuga nkongera nkagaruka hahandi bumva ibintu wabihaze, wumva ibintu ariko Imana ni nziza. Reka nkubwire, Imana ni nziza. Nta kintu gisa no kewe ubuzima bwanjye bwiza bwabaye naramenye Imana. Wow, urakoze cyane. Uba wumva nk'umunsi tuzahura n'Imana, niki kintu cya mbere uzakora nuhura nayo? Muririmbyi yaravuze ngo nzajya nyibaza ngo niki cyakunkundishije. Nawe nicyo kintu uzayibaza. Ninde muntu umva ufite amatsiko kuzahura nawe mu ijuru? We nana we numva nshaka kubona Eliya. Numva nshaka kubona Eliya. Kubera iki? Kubera kwizera kwe, kubera imbaraga ze, kubera ibyo Imana yamukoresheje. Numva nshaka kubona Eliya. Numva nshaka kubona Eva. Kubera iki Eva ushaka kumubona we? Kuko ari nyina weberiho byose, wabariho bose. Yego. Kandi kuko ari umubyeyi nyine kandi nkunda ababyeyi. Nibo bantu babiri numva nshaka kubona. Yesu we turamubona buri munsi kuko turamwumva, ariko abo tumva mu bitabo. Numva Eliya na Eva. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ntago twasoza iki kiganiro rero nkurikije ukuntu wambitse abantu muri Isha Collection. Nta muntu utaza ngo umwambike afite ubukwe cyangwa ashaka gutsapa, kuko wambaye neza, agaragara neza. Sibyo? Sinavuga iki, Isha Collections turi muri saison y'ubukwe bwinshi, kwa 7, kwa 8 no kwa 9 ni igihe cy'ubukwe. Ibyo tubafitiye ni ukukorana n'impano dufite kugira ngo tubigire byiza. Umunsi wanyu tuwuhindure mwiza, umunsi wanyu tutume muwishimamo, umunsi wanyu tutume uba colorful. Umuntu yababona gute? Dukorera ahahoze Radio Rwanda kera, ni opposite ya Koje Bank headquarter, haruguru ya Norskin, ahahoze Ecole Belge. Turi muri ya nyubako rero yitwa Executive Suite kuri ground floor. Hanyuma abadushaka dushaka kubaha nimero de telefone batubonaho. Nta kibazo. 0788 355 399 98.
Yego wakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Dushimire abantu bose bakomeje kubana natwe, dushimire kandi na Coffee Eden Park baduhaye ahantu heza ho gukorera agakofi kaho. Bakumvise ute? Ni gutya wabibonye ko avuze ngo kararyoshye, yakumvise neza. Imana iguhe umugisha rero, kandi turakwifuriza kwineza Imana ikomeza kuba ku buzima bwawe. Amen, amen, amen. Sabire umugisha kandi na David kuri kamera wadufashe kugira ngo muzabone amashusho meza, muzumve n'amajwi meza. Nawe Imana imuhe umugisha. Nari Christian Bayisenga, twatangiye twiragiza Imana. Reka tunasoza rero dushimire Imana ko yabanye natwe, kandi tunayisaba ngo ikomeze kubana namwe muri gahunda zose ishoboze cyangwa ikomeze kubaha imbaraga zo kubasha gukora umurimo neza, kunoza mukawukora mukunze, kuko yadusezeranyije ko izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Tuzasubire mu bindi biganiro bikurikira. Shalom. shalom.